Muraho nshuti zanjye, ikaze kuri Cecile Show TV. Mbanje kubasuhuza mbifuriza umugisha w'Imana ndetse no guhirwa, Uwiteka abaho umugisha. Wowe ugeze kuri Cecile Show TV bwa mbere turakwakiriye, nawe duhorana umunsi ku munsi, ndagushimiye cyane, uri umuntu w'umugabo kuba ubana natwe iminsi yose. Aka kanya rero mwabibonye nifuje ko dukora smoothie y'abana. Wowe ufite abana bajya ku ishuri buri munsi bagataha nimugoroba, nifuje kukwereka uburyo wajya ubakorera smoothie bakayisanga mu rugo, cyane cyane ko aba bana baba bananiwe ndetse banashonje. Ikindi nacyo kandi kubona imbuto ziri fresh kenshi biragorana, ariko si ngombwa iziri fresh. Aha nifuje kubereka uburyo wakoresha imbuto ziri frozen kandi ukagira smoothie iryoshye. Mu gihe ufite freezer ukabona imbuto nyinshi, ushobora kuzibika muri frozen kugira ngo zirambe igihe kirekire. Ikindi utanazifite wanazigura, hari amashopu agurisha imbuto za freeze, wajya kuzigura ukazikoresha. Si ngombwa ngo simuti ukoreshe imbuto ziri fresh. Aha rero nifuje ko nabereka uburyo watunganyamo smoothie uhereza abana bajya ku ishuri. Aha rero iyi smoothie niyo nabanje gukora, tugiye gukorana iyindi ya kabiri kubera ko mfite ndi gukorera abana 4, nifuje gukora nyinshi. Aha rero ndashaka tugendana akantu ku kandi. Ndafata imbuto za smoothie, izo ni strawberry ziri frozen mwabibonye, na blueberry na amaberries, nindangiza nshyiremo umuneke, ariko umuneke wo uri fresh. Nimara gushyiramo umuneke kubera ko abana bakunda ibintu biryohereye rero, ikindi nacyo baba bakeneye imbuto, kuko bakenera nyine imbuto zibamo isukari nyinshi, zibamo isukari ihagije, baba bakeneye imbaraga. Aha rero ngiye no gushyiramo datizi nkoresha, nababwiye ko ukoresha iza juice, murazibona zino datizi ndi kubereka, izi zimwe zoroshye cyane umuntu yakoramo juice. Ndafatamo utudatisi 5, natwogeje neza, nindangiza nkuremo imbuto ubundi nshyiremo. Datizi akamaro kazo ni nziza cyane, zituma umwana atarwara constipation. Ikindi nacyo zibitseho isukari nziza cyane ikenewe mu mubiri kandi itera imbaraga. Ni nziza rero kuziha umwana muri smoothie, inongera agasukari muri smoothie, cyane cyane ko yogurt tugiye gukoresha nta sukari irimo. Iyi yogurt mubona ni naturelle, aba ariyo muzajya mukoresha, ni nziza. Ikindi ifite fate 3, ni kuvuga yakoreshejwe n'amata yuzuye, nta n'isukari bigeze bongeramo, nta n'ibindi bintu bigeze bongeramo byo mu nganda. Niyo nziza rero, kandi iyi yogurt umwana w'amezi 6 wayimuha kuzamura. Aha rero niyo ngiye gusukamo hano, nindangiza mbisye. Iyi smoothie kuyihereza umwana uyimuhereza nibura mbere ya 10:00, kubera ko aba ari buze gukenera amafunguro ya nimugoroba. Igihe rero uba utetse umwana aba ari kunywa iyi smoothie, bigera 12:00 yashonje, noneho akabona gufata amafunguro ya nimugoroba nta kibazo yagize. Aha rero ndi gutunganya smoothie, muri kubibona irarangiye. Nateguye rero amacupa yo kuyishyiramo, ushyira mu macupa wumva ushaka nta kibazo, ariko ukeneye n'aya nakurangira aho wayagurira. Ntacyo Cecile Show TV itazabereka. Smoothie yacu rero iratunganye, abana nabo ubu tugiye kuzibahereza. Ni byiza cyane ko umwana ava ku ishuri akagira ikintu muramiza. Mwakoze kubana na Cecile Show TV. Wowe watangiranye natwe ari ubwa mbere, wakoze cyane. Mwibutse gukora subscribe, share ndetse na like. Nawe tubana umunsi ku munsi ukanshyigikira uko bwije n'uko bukeye, ndagushimiye cyane. Smoothie yacu rero irarangiye, tuzategura ubutaha ibyo tuzakurikizaho, nzabibabwira muri video ikurikiyeho. Mujye mukomeza kubana nanjye nzajya nkomeza kubagezaho byinshi bitandukanye, kandi urukundo no gushyigikirana nibyo bya mbere.
muri komenti nkeneye feedback zanyu. Mwakoze cyane, bayi.